Hari ukuntu akenshi umuntu yiyumvamo ibitagenda neza runaka mu mubiri we ariko akabifata nk'ibisanzwe. Ukagenda utakaza ibiro kandi utigeze uhindura ibyo urya, ukagira agakorora kakubayeho karande, wakwihagarika ukabona amaraso mu nkari, cyangwa uko ugize igisebe kikagorana gukira, maze kandi ukibwira ngo nta birenze ibi biraza gushira. Ariko se wari uzi ko rimwe na rimwe ibi bishobora kuba ari ibimenyetso bya kanseri? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bine abantu benshi birengagiza cyangwa bakabyibeshyaho, turebe impamvu bidakwiye kwirengagizwa ndetse n'icyo wakora hakiri kare. Mu gitabo kizwi cyane cyitwa The Emperor of All Maladies cyanditswe na Siddhartha Mukherjee, bavuga ko kanseri akenshi itangira ituje cyane ku buryo abantu benshi bayimenya itinze. Niba ukunda ibiganiro by'ubuzima, kwiyitaho no kumenya amakuru yagufasha kurinda ubuzima bwawe n'ubwabo ukunda, iyi video ni ngombwa cyane kuyireba kugeza ku musozo. Kora subscribe niba wari utarayikora kugira ngo utazacikanwa n'ibindi biganiro by'ubuzima, usangize abawe iyi video ndetse unakore like kugira ngo iyi video igere kuri benshi. Noneho reka twinjire mu kiganiro. Murakaza neza abakunzi b'utuntu tw'ubwenge, aho tuganira ku bijyanye n'ubuzima mu buryo bworoshye bwifashisha ubushakashatsi. Kanseri ni imwe mu ndwara zitera abantu benshi ubwoba ku isi, ariko ikibazo gikomeye nticyakagombye kuba icy'ubwoba gusa, ahubwo icyatera ubwoba ni uko abantu benshi bayimenya batinze. Kubera ko ibimenyetso byayo byinshi bisa n'iby'indwara zisanzwe nk'ibicurane, stress, umunaniro, ibyo bita za allergie cyangwa infection zisanzwe. Niyo mpamvu umuntu ashobora kumara amezi cyangwa imyaka yibwira ko ameze neza, nyamara umubiri we uri kugenda utanga warning signs cyangwa ibimenyetso bitabaza cyangwa impuruza. Gusa ikintu cy'ingenzi uri bwitondere mu kureba iyi video ni uko kugira ikimenyetso kimwe bidahita bivuga ko ufite kanseri. Ariko iyo hari ibimenyetso bimaze igihe kirekire cyangwa bikaza mu buryo budasanzwe, kwisuzumisha hakiri kare bishobora gukiza ubuzima bwawe. Reka duhere ku kimenyetso cya mbere abantu benshi birengagiza. Muri iki gihe turimo, abantu iyo batakaje ibiro barabyishimira kuko abenshi baba bababwira ko babaye smart, ko bazi kwiyitaho, abandi bakababaza diet cyangwa regime bakoresheje. Nyamara ugasanga rimwe na rimwe uwo muntu aba atazi impamvu arimo kunanuka. Nta siporo yigeze akora, nta diet yakoze, yewe nta gahunda n'imwe yahinduye, ariko ibiro bikagenda bigabanuka. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko kugabanuka kw'ibiro mu buryo budasobanutse, cyane cyane iyo umuntu atakaje ibiro byinshi mu gihe gito, bishobora kuba ikimenyetso cy'ikibazo gikomeye mu mubiri. Hari ubwoko bwa kanseri bushobora gutuma umubiri w'umuntu ukoresha imbaraga nyinshi cyane bigahindura na metabolisme bwa buryo umubiri ukoresha ibyo tuwugaburira. Urugero ni nka kanseri y'igifu, kanseri y'urwagashya, kanseri y'ibihaha, ndetse na kanseri zimwe na zimwe zifata amaraso, harimo nk'iyitwa leukemia cyangwa leukemia. Ariko abantu benshi babifata nk'ibisanzwe. Hari abibwira ko ari stress cyangwa akazi kenshi, bakabyitiranya n'ikibazo cy'imirire. Yego, ibyo nabyo bishobora gutera icyo kibazo, ariko iyo bikomeje kwisuzumisha biba ari cyo gisubizo cy'ingenzi. Ikintu cyo kwitondera cyane hano ni uko kanseri akenshi ikunze gutangira ituje, nta buribwe bwinshi, nta n'ibimenyetso bikabije. Niyo mpamvu umuntu adakwiye gutegereza igihe ibintu biba nk'ibigorana. Ariko si ukugenda utakaza ibiro gusa, hari ikindi kimenyetso abantu benshi babana nacyo buri munsi, cyane cyane abenshi bagakunda kubyitiranya na za allergie. Twese bishobora kugenda bitubaho gukorora rimwe na rimwe. Iyo twarwaye ibicurane, bizana n'inkorora ishobora gushira nyuma y'iminsi mike cyangwa ibyumweru bike. Ariko se byaba ari ibisanzwe aho umuntu agira inkorora imara amezi menshi, cyangwa ikaba ari inkorora igenda igaruka kenshi?
Abantu benshi barabyirengagiza, cyane cyane abanywa itabi, abantu bakorera ahantu hari umukungugu cyangwa abakunze kugira za allergie. Ariko abavuzi bavuga ko inkorora idakira ishobora rimwe na rimwe kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibihaha cyangwa ibindi bibazo bikomeye by'ubuhumekero, cyane cyane iyo iherekejwe n'ibimenyetso nko kubabara mu gatuza, guhumeka nabi, kugira amaraso mu gikororwa, bigakurikirwa n'umunaniro udasanzwe. Ibi byose byagombye guhangayikisha, ariko ikibazo ni uko abantu benshi bamenyera uburwayi, ukumva hari nk'uwo wabibwira akagusubiza ngo ibi ni ibintu bisanzwe kuri njye, nyamara umubiri we uba urimo gutanga ibimenyetso bitabaza. Kandi uko umuntu atinda kwisuzumisha, burya niko no kumuvura bishobora kugorana. Niyo mpamvu rero kwirinda ari ingenzi cyane. Mu gice cya gatatu tugiye kuvuga ku kimenyetso gikunze gutera abantu ubwoba, ariko hakaba n'abakibona bakicecekera kubera isoni cyangwa gutinya. Kujya kwihagarika ukabona amaraso mu nkari ntabwo ari ibintu byo gufata nk'ibisanzwe. Yego, rimwe na rimwe bishobora guterwa na infection cyangwa ibindi bibazo bitari kanseri, ariko nanone bishobora no kuba ikimenyetso mpuruza gikomeye. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko amaraso mu nkari ashobora kuba afitanye isano na kanseri y'uruhago rw'inkari, ibyo bita bladder, kanseri y'impyiko cyangwa ibibazo bikomeye by'uruhago. Ikibazo ni uko abantu benshi babona amaraso rimwe na rimwe ariko bagaceceka cyangwa bakumva isoni zo kubivugaho. Abandi bagahitamo gufata imiti batabanje no kwisuzumisha. Ariko umubiri wawe iyo uguha ikimenyetso nk'iki uba ugomba kucyitaho. Ntabwo icy'ingenzi ari ukugumana ubwoba, ahubwo gushaka kumenya ikibazo waba ufite, ni ukwimenya no gufata ubuzima nk'ikintu cy'agaciro, kuko kanseri nyinshi iyo zivumbuwe kare ziba zishobora kuvurwa neza cyane. Hari abantu benshi bakijijwe no kwisuzumisha hakiri kare. Ariko nanone hari n'ikindi kimenyetso abantu benshi birengagiza cyane, akenshi bitewe n'uko kitababaza cyane. Iyo umuntu afite igisebe gisanzwe, akenshi kirakira nyuma y'igihe runaka. Ariko byagombye gutera impungenge igihe igisebe ugize kimaze amezi kitarakira, cyangwa iyo hari ikibyimba cyangwa akantu ku ruhu gahora gasa n'akikijije ariko nyuma kakagenda kagaruka. Hari kanseri zimwe na zimwe zitangirira ku ruhu cyangwa mu bice bimwe by'umubiri, zikazabanza kugaragara nk'igisebe gisanzwe. Urugero ni nka kanseri y'uruhu, kanseri yo mu kanwa, ibibazo bifitanye isano na diyabete cyangwa infection zikomeye. Abantu benshi barabyirengagiza kubera ko nta buribwe bwinshi baba bafite, cyangwa bakibwira bati bizakira. Ariko rimwe na rimwe umubiri uba urimo gutanga impuruza. Ikindi ni uko hari abantu batinya kwisuzumisha kubera ubwoba bwo kumva ibisubizo bibi. Ariko ukuri nanone ni uko kumenya ikibazo hakiri kare burya biruta kugisanga cyarakomeye. Kandi si buri gihe igisebe kidakira kiba kanseri. Niyo mpamvu rero kwisuzumisha ari cyo gisubizo cyiza. None se umuntu yakora iki kugira ngo agabanye ibibazo anarinde ubuzima bwe? Mbere y'uko twinjira muri iki gice cya nyuma ariko cy'ingenzi cyane, kanda like niba ukomeje kunyurwa n'iyi video, ubundi dukomezanye. Nubwo kanseri zose zidashobora kwirindwa 100%, hari ibintu byinshi umuntu akora kugira ngo agabanye ibibazo. Icya mbere ni ukwisuzumisha bihoraho. Abantu benshi bajya kwa muganga ari uko barembye cyane, nyamara gukoresha isuzuma rusange ry'ubuzima risanzwe bishobora gufasha kubona ikibazo hakiri kare. Icya kabiri ni ukwirinda itabi. Kunywa itabi ni imwe mu mpamvu zikomeye zifitanye isano na kanseri nyinshi, cyane cyane kanseri y'ibihaha. Icya gatatu ni ukurya indyo nziza,
imboga, imbuto, kunywa amazi ahagije no kugabanya ibiribwa byatunganyijwe byo mu nganda ibi byateye. Ibi byose bishobora gufasha umubiri gukora neza. Icya kane ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Hano iyo tuvuze imyitozo ngororamubiri ntibisaba kujya muri gym buri munsi no kugenda n'amaguru cyangwa gukora utwitozo two kunanura imitsi tubita stretching, bifasha ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Icya gatanu ni ukumenya umubiri wawe. Iyo hari ikintu gihindutse mu buryo budasanzwe kandi kikamara igihe, ntukakirengagize, ujye wihutira kwisuzumisha umenye uko umubiri wawe uhagaze. Mu gusoza rero, muri iyi video twabonye ibimenyetso 4 abantu benshi birengagiza, birimo kunanuka bidasobanutse, kugira inkorora idakira, kwihagarika ukabona amaraso mu nkari, ndetse n'ibisebe bitinda gukira. Twabonye kandi ko kugira ibi bimenyetso bidahita bivuga ko umuntu afite kanseri, ariko nanone kwirengagiza umubiri wawe bishobora gutuma ikibazo kigenda gikura. Ubuzima ni umutungo, kandi rimwe na rimwe ikintu gito umubiri ukwereka gishobora kuba impuruza ikomeye. Muri video y'ubutaha tuzavuga ku buzima bw'imirire, aho tuzamenya akamaro 10 kadasanzwe ko kurya imboga zitwa gumbo. Niba rero hari icyo wigiye muri iyi video, sangiza abandi iyi video kuko ushobora gufasha umuntu kwisuzumisha hakiri kare. Kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi by'ubuzima, kwirinda n'ubumenyi bufasha abantu kubaho neza, kanda subscribe niba wari utarayikora, ndetse unakore like utwereke ko byagushimishije. Murakoze cyane kubana natwe, twongere kubonana mu kindi kiganiro. Mugire ubuzima bwiza.